Wasipopi Kigali Rwanda amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 8 zuzuye neza ku isaha Kigali, saa 8 zuzuye ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusanga kuri miyoboro ngidi Defia nkaba Impera we Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami, ndi udahinduka nka tableau periodique, ndi uwahanuwe na Yohana ari mu kigo ipatemo. Iminara yose iri mu mujyi wa Kigali, iminara iri Paris mu Faransa, iminara yose iri Goma, ikaba iri guconnecter erekeza kuri Defia Empire kugira ngo kino kiganiro kikugeraho gatanu kuri gatanu. Hano ndi kumwe n'umuhungu muramubona, yarambwiye ati Defia ndashaka ko uzampromotinga, uzanyereka abantu bawe, ati ngiye ndi umuhanzi mfite impano yo kuririmba numva ari byo bintu byanjye. Ndamubwira nti okay, nta kibazo, ngiyewe ndari, uzaze twumvisha abantu koko niba ubishoboye. Hanyuma ndagira ngo nuza kumva abishoboye, nuza kumva koko alalo yo kuba koko imiziki twayigeza kure, turaza kubikora. Hanyuma ukuri bumwumve uze kumubwiza ukuri. Bize biti? Ni fresh. Amakuru? Ni neza tu. Meze bon? Bya danje. Kumwe nandi? Na Pick Mike. Pick Mike? Cyane ni Pick Mike kabisa. Ko numva na stamina man, ko numva na vibe. Ego ko stamina man twebwe turazihorana, ntago tujya tuzibura tu. Bya danje. Okay, tangira none aba viewers ubakubita kapira kugira ngo ewan. Gukabifemo nibyoroshye cyane cyane utiyubashye, uzana ubugoryi ugatanga indishyi mu baja mugatahira inki na jifemu niyizi on the top kwisi, guhangana nanjye nta gihomba nikizi, genda muze ugaruke wiyizi mumora ko mora ndi dora diruza umwanda sinjya nzikora, kimbwira sinici sinjya njyavora gra ngwana urugamba numva dikira, muzana umwanzi numva ndi hero, njya buri cyose mvangiyo roho, mwanzi wese muryo roho, njya buri cyose murya ibihaha, wumva urenze dukora bato mu rugamba dufata uyu mujyi, abanzi mwese mufungura amatwi traffic dukaba uyu mujyi, ni urugamba twajya mu mitsi ndwanya ute ko nzibura umwe mfera ute, mfite game ni urugamba ndwanira ikamba nzana amasasu nkurasimanga, ni urugamba ndwanira ikamba nzana amasasu nkurasimanga, nzanye speed irenze ya kirisi nareka haso kubera imihini, bafite diru zibitsa amamiri nabyo gukwama sinabahereza, noneho stop ndacyura igikapu sinicira ashaka kunera agapepa, nyikorera kopi nyita mu buyobe. Iyo ndirimbo yitwa iki? Yitwa Urugamba. Urugamba? Ni urugamba kabisa. Navuze ni abantu bitewe nuko muri buze kumwumva, bitewe nuko muri buze kumva ururimi rw'uburyo arutwaramo, bitewe n'uburyo uri buze kumva ibiri mu mutwe, bitewe n'uburyo uri buze kumva ubwenge bwe, uraza kujya muri comment umubwira uko yumva. Watangiye kuririmba ryari? Natangiye mfite nk'imyaka igera muri 7 maho ngaho. Imyaka 7? Imyaka 7 natangiye kwandika indirimbo. Wari wagera ku rwego ushobora gukora indirimbo ukabajya muri studio none ukayikorana n'amashusho akaba yasohoka? Ndazifite ngenda nazisohora tu. Ngiye ndi umuhanzi. Indirimbo ufite yagutwaye bije iri hejuru, amafaranga menshi yarangaye? Indirimbo ni menshi yari yageraga nko mu 100 maho ngaho. Ubwo wari wakoze audio na video? Naye nakoze audio na video. Byose n'ingendo ubwo na transport na zose nzikoresheje cyane. Industry nyarwanda hari ubona cyangwa se bitewe n'aba artist bageze mu muziki mbere, ubona hari icyo bagufasha? Oya, ntacyo kabisa, nyine no kwimenya mani, buri kimwe cyose ndakimenyera hanze anga, ntago biba byoroshye mani. Harimo industry irimo bakajuga benshi nyine bya danje, noneho hari n'abagusaba amafaranga ukabishyura, bagusaba amafaranga wabishyura akaprodinga video nko mu masegonda akahita yongera akayisiba, kakubwira ati none se wamaye yandi mani nkongera nkasubizaho video. Harimo kajuga nyinshi nyine tu, urebye nko muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri no Kigali City man, harimo abantu benshi banzi bano ba star nyine, bano bazwi nyine tu, turaziranya ahubwo nyine baba bafite nyine ubufezi nyine, ntawamenya tu, ntawamenya. Gusa ngiye ikintu najya nibagirwa nuko ndi umuraperi nyawe man. Niko bimeze, ngiye ndi umuraperi nyawe byanze bikunze nyine. Bano bose bari mu mujyi wa Kigali nyine
n'abandi bari ahandi nyine bamfera ibiki n'ibiki shangiye ndi umuraperi nyawe kandi ngomba kubirenza intera bya danje. Nk'ibintu bitanu ugenderaho cyangwa se ushingiraho uvuga ngo uri umuraperi wa nyawe. Icya mbere ni uko banca intege nkabihagararamo. Icya kabiri ni uko n'ubundi ni uko bano banyamakuru cyangwa se bano bapromota banga kubipromotinga kandi bugacya bizamuka mani. Icya gatatu ni uko n'ubundi ngumya kwimenyera buri kimwe cyose izina n'ubundi nkagumya nkaryubaka nkumva hanze bari kumvuga mani. Icya kane ni bitanu ni ibintu bitanu. Icya kane ndi umuraperi nyawe mani bro. Wumva nk'imiziki yawe uba wumva nk'imiziki yawe izakugezayo? Umuziki wanjye ahubwo burangiye nzawugezahe. Oya uko bisa kose uraririmba, noneho kuririmba kwawe hari ahantu biba bizakugeza. Nyine bitewe n'uko wenda uba ubona n'imbaraga ushyiramo n'uburyo rotation y'uburyo abantu bazakira izo ndirimbo zawe, like uba ubona nyine ufite intumbero yo kugera ye. Ukuntu bimeze umuziki wanjye ntabwo uri ku rwego rwaha nyine mu Rwanda gutyo gusa, ntabwo uri mu Rwanda gutyo gusa, kuko ngiye byatangiriye hasi mani, ngiye byatangiriye hasi, ngomba kubyuriza no mujyi hose ukabanza ukabimenya igihe gito, dore no hanze ndakora mu mujyi babimenye kandi nkora mbyuriza n'intera kugira ngo nahari hanze babimenye mani, ntabwo bizaguma mu rurimi rumwe gusa byonyine tu. Wambwiye ko watangiye ufite imyaka 7? Natangiye kwandika indirimbo ufite imyaka 7. Ubwo bivuze ngo umaze igihe kingana gute uririmba cyangwa se urumanzi? Mazemo imyaka igera muri 11 mahanga. Urumva mu myaka 11 uririmba, uko bisa kose ari ikintu umaze kugeraho ukavuga uti uko bisa kose iki kintu kiri kuma ishusho y'uko ibyo ndimo ari ibyanyabyo. Weho waba ufite nk'image kwereka ko inzira urimo ishobora kuko urumva niba umaze imyaka 11 uririmba sibyo, ko bisa kose ari ikintu nyine uba umaze kubona kikwereka ishusho y'uko hari aho wagera. Icyo kintu uragifite? Icyo kintu ndagifite kuko nko muri abo basitari bo mu Rwanda nyine hari abo nagiye kuvuga, nyine higeze kubaho bato nyine y'abasitari babiri b'abaraperi, noneho hari abandi baba bari nko muri genge nyine ngiye na promotion mba mfite nyine nkasanga nyine nk'umuziki wanjye urimo urazamuka nko muri abo batipe nyine, nkabona nyine wenda nk'amaview arimo arazamuka kimwe nk'uko wanjye uzamuka kandi ngiye ndi umujene utanze, hari imbaraga zanjye nashyizemo, nicyo gituma nyine mvuga yuko nyine bigomba kugenda gutyo mani. Dukubitireho indi akapera twumve. Agapera. Ku mezi make wiruka utazi ko buri buke, kimwe cyose Mike kuri Rutari Jezebel, Bad Family bibonera kure kumurera babihariye nde. Thanks mubyeyi waje kundera nubwo waje gukina, ku mezi make naje gukina, Mike gukura ngakurana agahinda, imyaka yiyongera mbona ku isi biri kwanga, naje gukurana yambika ibimfuta mu muziki nkifata nkumva amajwi ndiranga hindura inzira, naje gukizwa inzira yanjye irangira, famille yanjye itanyumva nkarara hanze mbona imva, sinzabwira n'utanyumva nkahorana amarira gusa nawe yamara, nkahorana umukro gusa nta gikorwa muri bimwe nkaharana buze mama tamfutandi kugwa nkifata n'umunani tamfuta mbona nkura mbona impinduka natba. Yes, my sad story. Warize man? Bya danje. Nagarukiye mu kangahe? Je na introduce senior 3. Warusoje senior 3? Yes. Ese kutakomeje ngo wenda ujye no kwiga umuziki cyangwa se ukomeze n'ibindi? Kuntu byagenze nayo ni inkuru yo kuririmba nyine. Bad Family ndi kwiga by'ubusa, nirukanwa paka na feeling ni haso ngo tahuzane so, nkora drop na job hanze ngaho, nkora music ni do ngo mwana bivemo mu bahembwa nurimo no bindimo, nkakorana na promo isi njemo niyo gutwika n'ugupeya, inshuti zitakumenya uhora uhinduranya bamwe bahakana gra. Kandi kumva se umutima wajya warababaye? Bra nyine narababaye kabisa, nyine ni ibintu bindimo nyine n'ibyo ncamo ngiye nyine, hari ibyo nyine najya mpfa kwihanganira nyine tu. Senior 3 wagize amanota angahe? Senior 3 naratsinze nyine tu, naratsinze
gusa nyine haje kubamo ikibazo sinaza gukomeza nk'abandi banyeshuri bandi tu. icyo kibazo ni ikihe? Ni family man nakubiye nyine muri iriya ndirimbo narindi guta. None bitubwire biri official bitari mu ndirimbo kugira ngo wenda hari abantu bakureba bakagira ngo kuba wararetse ishuri n'uburara cyangwa se n'iki, ugasanga hari ukuntu bari kubifata bitandukanye wenda n'ukuri kwawe. None twe turashaka kumva ukuri kwawe. Kuba wararetse ishuri, kuba nararetse ishuri ngewe ntabwo ari uburara nyine, ahubwo nyine ngewe ndi umujene wavukiye i Nyamirambo, naje kuhava mfite imyaka igera muri 5 aho ngaho nyine niho mvuka nyine tu. Nahavuye mfite imyaka 5 mu rugo nyine, wasanga bari bazi yuko wenda nzaba n'umuhanzi ntawamenya, baje kumungisha nyine banjyana ahandi haboro kure bya danje, nza kwiga mbayo. Icyo gihe mu rugo home bavuye Nyamirambo nyine baza hano nuza Kimironko, dore ni hariya hirya nuza mu izindiro hariya. Noneho nyine home ubu ngubu ni naho bakibatu. Ngewe nyine nkomeza school kandi ngewe mu rugo mani, mu rugo bafite ibiceri, ariko nyine ngewe mba ndi umujene uhora wikaraga mani, ndikaraga buri kimwe nkakimenyera nyine, nagomba muje n'izabo simba nzinga izabo ngo zimeze zite. Noneho rero naje kwiga bishyura school fees n'ibiki byose. Ubwo ba sister banjye nabo baba bari kwishyurirwa nko mu bihumbi 500 magana ngahe, ariko ngiye nigaga no mu kigo kitari mu mafaranga ngana gutyo man, ntago amafaranga yabaga ngana gutyo. Ubwo ngubwo ukuntu byaje kugenda, byageze aho ngaho nshoje senior 3 avuga ati se amafaranga yo gukomeza ko mbona biri kwanga nyine se. Noneho bakazoza bambwira ati nimba byaranze, nimba amafaranga yarabuze, ubwo nta kundi nyine bivemo aho wagejeje naho ngaho. Ngewe noneho nari umujene ukunda kwiga bya danje, naho umujene ukunda kwiga. Noneho nkababwira ati ahubwo mwebwaho kugira ngo ngende k'ishuri mwese mwashira muri gereza tu. Noneho kubera yuko home nyine batabaga bari kumwe nanjye nyine, naye arahandi naye naragiye, hariho n'igihe ari bo bohereza ibiceri mu rugo, biza nyine baza kubyumva nyine gutyo, ariko nyine mbona nyine bagumije kubyanga yuko ngomya school nyine tu. Ubwo kandi ba sister banjye umwe arimo ariga muri 500, undi mu mashuri nyine akiri hasi cyane tu. Noneho ngiye mbibabwiye bakomeje kubyanga, naho ndi nta bushobozi bari bafite bwo yuko nagomeza kwiga. Nk'umujene nyine nanjye wari waravuye nuza abonwa nyine mani, nakuze nisanga motaraye kuririmba bya danje. Ngiye school narahize nyine, narahize. Icyo gihe ngiye no kuva school nasize nkoze indirimbo yitwa Abarimu. Iyo ndirimbo nayitayemo uburere bwose bwari buri muri ako karere, nako ibigo byose byari biri muri ako karere. Iyo ndirimbo barayimenye kuko ni indirimbo ya trendinze cyane, ni indirimbo yitwa Abarimu, nakubiyemo abayobozi bose. Bamwe baza kugira ngo wenda nk'impamvu nyine naretse navuye nka school niyo mpamvu ngo baranemye n'iki, ntago ari yo mpamvu nyine tu. ubana n'ababyeyi cyangwa uri bana? Ubu ngubu mani nditigitira ngiye mu mujyi wa Kigali tu. Uri bana? Bya danje. Uba wenyine? Mba ngiye nyine ubu ngubu. Ndi umujene uba uri gutigita mani, ngiye narababaye nyine tu, narababaye. Kandi mu rugo nta kintu nyine baba babuze nyine, ku buryo nyine nta kintu babuze ku buryo ngiye nakirirwa imihanda mani. Ahubwo nyine ngiye naravuze ati n'ubundi mba ngomba kuba umugabo mani, ngomba kuba umugabo nanjye nkashikama bya danje. Ukuntu bimeze rero hanze ahangaha nyine, nabo babyeyi bose barimo n'abandi bose, hari abantu nyine benshi nyine, abantu benshi nyine baraturasa mani, barakurasa nyine ugakomereka ariko ntumve. Ubwo ikintu mba nshatse kuvuga ati umwe muzahura kwange, undi muhura gutuke, undi muhura gucire mu maso. Ibyo byose ni agahinda duhura nabyo, ariko ntabwo tujya dupfa mani, nta n'ikintu tujya tuba kabisa. Ewana ufite story nyine ya danje. Nuko ngo igihe cyo nakubwira nuko ugomba nyine gukora cyane, sibyo? Kandi ugashyiramo imbaraga cyane, kandi ndizera kuri tayari.
and tayari njyewe iki gihugu njyewe duhereye kuri aba basitari bose bari mu Rwanda abandi bose yaba ari uwunzi yaba ari uwo mpamagara ko umana agakupa n'iki ikintu mbabwiye bro ngende umusitari ngende umuraperi ngende umuhanzi nyawe ibyo mwigira mwandeba kuri social media kandi ikindi nubaha abanyubaha nkubaha umufana wanjye bro ngende umuhanzi nyawe kabisa. Okay, ngano no bakubitiremo ya kapera ngo wageneye abarimu kuri icyo kigo yigagaho tunasoze. Yo boro bitewe n'imyaka nari ndimo reka narebe inyigute murumva. Abarimu birirwa baneza ishaza nibazikiyo niga mba ndi kubikaza. Abarimu birirwa baneza ishaza nibazikiyo niga mba ndi kubikaza. Siho wiriguza amajigo na wakurenganya n'uboro duhuriza imihanda umbaza imbari oya ndakwereka no mwirigara duhuriza imihanda umbaza imbari oya ndakwereka no mwirigara. Abarimu birirwa baneza ishaza nibazikiyo niga mba ndi kubikaza. Master Semahe warize urasoza bikiri promosiyo none wowe uri kubiremereza duhuriza imihanda umbaza imbari oya ndakwereka no mwirigara. Mwamwumvishe rero dukeneye kuri kwanyu uyu mujene ewano uzajya muri comment wicareyo utera agatebe hanyuma comment uzasoma ubwo niko nyine bazaba bari kukubona uzasoma and then ugire icyo kuramo. Kandi nyine muraba agaciro kuri mwebwe munshyigikiye promotion yanyu. Kindi mfite abahungu nyine nabo baba badahagaze man mfite abahungu mfite Traffic Gang nabo ntago baba bahagaze nyine tuba turi mu kazi man wabuzi nyine nk'iyo umusirikare yinjiye mu ishyamba asanzemo haduye ni nkuko nanjye naje muri uyu mujyi man baranyinjiriye. Reka ngushimire we twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye nkubwire ni ndi Defia nka Impera Empire abandi bayita umwana w'ibwami ndi udahinduka nka Tableau Periodique ndi wahanuwe nayo hana ari mu kirwi patemo nkubwira ko All Promoter ari we waruri ku bugenzuzi bw'amashusho kugira ngo aya mashusho abagereho asa gutya 5/5 naho Ishidide we akaba yari ari ku bugenzuzi bw'amajwi kugira ngo amajwi muyumva ameze neza 5/5 nkubwire ni rero nandi kumwe n'umutipe w'umuhanzi witwa Big Mike. Jewe na Defia nka Impera Empire naho ubutaha.